Ni inkuru mbi ikomeje kuba yavugwa mu karere ka Gakenke. Ni inkuru iteye ubwoba, ni inkuru ukiyumva ugira ubwoba bitewe n'uburyo byabaye bitunguranye kandi bikaba biteye ubwoba. Nanone kandi akaba ari inkuru y'igitangaza yabashe kuba yaba bwa mbere ku isi. Nyemerera niba wemeye ko tubana kuri YouTube channel yacu ukande ku buto ya subscribe kugira ngo dukomeze kuba twabahereza amakuru atandukanye, amakuru avugwa hirya no hino. Ni inkuru mbi rero ikomeje kuba yavugwa ubu tuvugana mu karere ka Gakenke, aho inzoka nini idasanzwe yabashe kuba yavumbukana umugore atwite, ikabasha kuba yahita imufata ku kanya igahita imumira, bitewe n'uburyo cyari kinini cyane kandi giteye ubwoba. Uwo mugore yahise aryama hasi akibona agira ubwoba cyane, ahita agwara umutima, ahita agwa hasi. Urumva ko ari ubwoba bwahise bumurangiza agahita agwa hasi. Nuko maze biza kurangira iyo nzoka ihise imufata ihita imumira ku kanya ubu tuvugana. Ikimara kumumira birangira yongeye kuba yamugarura. Iyo akaba ari inkuru nziza yabasha kuba yahabera, ariko nanone kandi inkuru y'akababaro yabasha kuba yahaba nuko uwo mudamu yari atwite kandi yaragize igihumure, bikarangira yishwe n'ubwoba. Ntago ariyo yabasha kuba yamwica, bitewe n'uburyo yabasha kuba yamumira igahita imugarura. Nkundira niba wemeye ko tubana kuri YouTube channel yacu ibashe kuba yabaha amakuru agezweho muri ako kanya ubu tuvugana, unkandire ku buto ya subscribe kugira ngo dukomeze kuba twabashakira amakuru avugwa hirya no hino. Bavuga ko rero iyi nyamaswa nini igana gutya yaturutse mu karere ka Gakenke yahitanye abantu 7 bakabasha kuba bahaburira ubuzima, abandi muri bo bakabasha kuba bayihunga bakagenda. Ariko ubu tuvugana abashinzwe umutekano bakaba bahageze bakayishyira hasi bakayinesha. Bavuga ko iyo nyamaswa mbere yuko bayica yari irimo gucira utundi tunyamaswa duto yabashe kuba yari yarya nk'udukende ndetse n'utundi twose tunyamaswa tugiye dutandukanye. Bakaba bavuga ko yaturutse mu nda y'isi, yari yabashe kuba yaturuka mu tugira n'ahandi hose yabashe kuba yagiramo kugira ngo ibashe kuba yakwangiriza ibidukikije ndetse n'izindi nyamaswa zose zikabasha kuba zahaburira ubuzima. Iyi nkuru kuko iteye ubwoba bitewe n'ibyabashe kuba byahabera, kuko umuntu wari guhita yibona yari guhita agira ubwoba agahita arwara igihumure, aho kugira ngo inyamaswa imwica ahubwo akaba ari bubashe kuba yahaburira ubuzima. Nkundira dukomeze kuba twabana kuri YouTube channel yacu, kanda ku buto subscribe kugira dukomeze kuba twabagezaho amakuru atandukanye n'andi yose ariko bashe kuba yavugwa hanze, kugira ngo dukomeze kuba twashira hamwe ku muyoboro wacu wa YouTube channel ugenda ubasakariza amakuru atandukanye. Uyu mugore rero akaba agiye gushingurwa kubera ko yishwe n'ubwoba atabashe kuba yakwicwa n'iyi nyamaswa nini cyane kandi ikomeye, bikarangira bayifashe. Ubu tuvugana rero n'ubashe kuba wagira ubwoba ndetse naho uherereye hose kugira ngo utabashe kuba wagwara igihumure. Ubu bayifashe. Mukomeje kugira ibihe byiza.